Izina Afurika ni rimwe mu mazina akomeye ku isi, rihagarariye umugabane wacu ufite amateka maremare, umuco kandi unakungahaye ku butunzi, unafite abantu bagize uruhare runini mu iterambere ry'isi. Ariko se iri zina Afurika ryaturutse he? Ninde warihimbye? Kuki ryahawe uyu mugabane wihariye? Ibi nibyo tugiye gusobanura muri iki kiganiro kirambuye. Munakomeze gukora subscribe, share ndetse na comment. Ikaze mu kiganiro. Mbere y'uko abanyaburayi n'abaroma bagera ku mugabane wa Afurika, abaturage bawutuye bawitaga amazina atandukanye hashingiwe ku turere, ubwami ndetse n'imico yabo. Nta zina rimwe ryahuzaga umugabane wose. Iri zina Afurika ryaje nyuma, cyane cyane mu bihe by'abaroma. Abashakashatsi benshi bemeza ko izina Afurika ryakoreshejwe bwa mbere n'abanyaroma cyangwa se Romans nyuma yo gutsinda Kantagi muri Tunisia y'ubu mu kinyejana cya 2 mbere ya Yesu. Abanyeroma bise aka gace izina Afurika, bita Africa Proconsularis. Uko igihe cyagiye gihita, iryo zina ryagendaga ryaguka rikagera ku mugabane wose. Hari abemeraga ko Afurika ikomoka ku bwoko bw'abantu bwitwaga Afuri, bwabaga mu majyaruguru ya Afurika hafi ya Kantagi. Abanyeroma bafashe izina ry'abo bantu bararikoresha bavuga igihugu cyabo, hanyuma riza guhinduka izina ry'umugabane wose. Ururimi rw'Ikilatini hari ijambo rivuga ngo Apurika, risobanura ahashyushye cyangwa se ahabona izuba cyane. Kubera ko Afurika izwiho ubushyuhe n'izuba rikomeye, bamwe bavugaga ko izina Afurika rishobora kuba ryarakomotse kuri iryo jambo. Mu Kigiriki, ijambo Afrique risobanura ahadakonje cyane. Ibi nabyo bihuzwa n'uko Afurika itandukanye n'i Burayi mu bijyanye n'ikirere gikonje. Hari abashakashatsi benshi bemeza ko izina Afurika rishobora kuba rifitanye isano n'ijambo ry'Icyarabu ryitwa Ifriqiya, ryakoreshwaga cyane mu majyaruguru ya Afurika. Ifriqiya ryari izina ry'intara nini habagamo Tunisia, Libya n'ahandi. Ryaje guhinduka mu ndimi z'abanyaburayi riba Afurika. Uretse izina ubwaryo, Afurika izwiho nk'inkomoko y'abantu bose, cradle of humankind. Ubushakashatsi bwa siyanse bwerekana ko abantu ba mbere ku isi bakomotse muri Afurika, bigatuma iryo zina rigira agaciro kadasanzwe mu mateka y'isi yose. Izina Afurika ryakomeje gukoreshwa cyane kubera ubukoloni bw'abanyaburayi. Nubwo izina Afurika ryakomotse hanze, Afurika ifite ishema n'agaciro kayo. Ni umugabane ufite amateka maremare, umuco, ubukungu, indimi nyinshi ndetse n'ubumenyi bwakomeje guhindura isi. Izina Afurika rifite inkomoko zitandukanye, zirimo iz'Abanyaroma, izindi ndimi za kera n'iz'umuco. Nta nkomoko imwe yemewe 100%, ariko zose zerekana uko Afurika yagiye igira uruhare runini mu mateka y'isi. Icy'ingenzi kurusha izina ni agaciro, amateka n'ubuzima bw'abaturage ba Afurika bikomeje gutuma uyu mugabane uba ku mutima w'isi. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndagushimiye wowe ugejeje kuri uyu munota, kandi wibuka gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibindi biganiro bitazajya bigucika. Murakoze.